Muraho mwongeye kwirirwa nkuko rero mwari mubizi ariko twari tumaze igihe kinini cyane tudaherukana kubera ibibazo bya covid. Twari tumaze igihe kinini tutabagezaho ibyo turi gukora, ariko twari turi kwitegura kugira ngo none tuze tuje. Nta handi rero wabisanga ni kuri ya YouTube channel yacu yanditseho wa kera, ugakora subscribe, ugakora na like, hasigaye ukareba icyo ushaka cyose. Muri gahunda rero twiyemeje no gukomeza kubagezaho uburyo umuntu yateka ibintu bitandukanye, ariko twebwe umwihariko wacu no gukoresha ibintu tubona iwacu hano mu Rwanda, tudakoresheje ibirungo biva mu mahanga, ibirungo biva ahandi, ahubwo tugakoresha ibyacu. Uyu munsi rero twateganyije kuza kubatekera cyangwa se kubatunganyiriza igitoki. Igitoki kibamo uburyo bwinshi cyane. Hari n'abazi ko igitoki kirimo inyama aricyo bita gatogo, ariko ntabwo ari byo gusa. Igitoki ushobora kugitekamo ibintu byinshi cyane. Twe rero igitoki cyacu twabateganyije kubatekera uyu munsi kimeze giti. Igitoki cyoroshye cyane, ushobora gutaha nimugoroba ugateka. Ushobora kwifashisha icana ya YouTube ukareba uko bagitunganyije nawe ukagiteka. Ariko gahunda ni yindi, ni gukomeza gukaraba intoki inshuro nyinshi cyane, ukirinda kwegerana n'abantu, ukibuka n'agapfukamunwa. Nubwo ngiye aka kanya ntakambaye ariko ndagafite. Reka tubereke ibyo tugiye gukoresha. Nkuko mubibona rero hano hari ibintu bitandukanye, ariko icyambere twabwiye ni igitoki. Igitoki nicyo tugiye gukoresha. Twamaze kugitonora nese turagitunganya neza. Hari n'inyama turaza kwifashisha. Inyama biba byiza iyo wabanje kuzitogosa, natwe murabibona ko twabanje kuzitogosa. Hari n'umufa wazo nawo turaza kuwukoresha. Hanyuma rero turaza gukenera iki? Turaza gukenera ibirungo bitandukanye. Hari igitunguru, hari seleri, hari tungurusumu, hari poivro, hari sorwatomu, hari urusenda, piripiri, ndetse dufite hano n'inyanya, tukagira amavuta, tukagira n'umunyu. Ngira ngo murabibona ko ibi byose ni ibintu byoroshye cyane kubibona, nta kirungo cy'amahanga kirimo, kandi ukabonye cya gitoki cyacu kimeze neza kandi kigashya vuba. Icyo tubanza gukora ni iki? Tubanza gukaranga inyama. Twamara gukaranga inyama zamara gufata irange, tugashyiramo igitoki, twongera gushyiramo bya nyuma, tubishyiriramo rimwe. Urabona rero twamaze gushyiraho isafuriya yacu, tugiye gushyiramo amavuta. Ntabwo dushyiramo amavuta menshi, turindire abanze ashye kugira ngo tuze gushyiramo za nyama zacu. Amavuta yacu rero yahiye, tugiye gushyiramo inyama kugira ngo nazo tuzikarange. Urazikaranga kugeza igihe zifatiye irangi, ukabona gushyiramo cya gitoki. Ngira ngo rero murabona yuko inyama zacu zamaze gufata irangi. Ubundi rero hari abona inyama zamaze gufata irangi bagashyiramo ibirungo, bakabona kuza gushyiramo igitoki, ariko twe ntabwo ariko tugiye kubigenza. Impamvu ni ukugira ngo inyama zize gushya zahwanye n'igitoki, ahubwo tugiye gushyiramo igitoki. Tugiye gushyiramo cya gitoki cyacu, turaza kugaragura umwanya muto, hanyuma duhite dushyiramo bya birungo byacu icyarimwe. Iyo ushatse ugicamo kabiri, washaka ukagishyiramo cyose. Gusa iyo ari igitoki cyiza ubona gishobora kuza gushya neza, ukireka cyose.
tugiye gushyiramo za pavuro zacu, dushyiremo bya bitunguru, za seleri na za tungurusumu. Ubishyiramo rimwe, ariko hari ubundi buryo bw'igitoki tuzabereka ko utakiriramo rimwe. Urongera ukagaragura kugira ngo nabyo bifate amavuta. Tugashyiramo na za nyanya zacu. Hanyuma tugashyiramo n'umunyu. Hanyuma tugiye gushyiramo wa mufa wacu. Ikiba gisigaye rero ni ukureka igitoki kigatogota neza, ukagipfundikira kigahwana. Iyo bibaye byiza ufite ikoma niryo upfundikiza. Cya gitoki rero ngiki cyarangiye, nababwira ngo muryoherwe.